ariko se niba aratangira kubasura papa oya iri torero rifite abantu bagira urukundo abantu baradusura mbese bari kugenda tumenyereza kugira ngo twisange mu itorero ariko rero ngo mbwiriyemo ni nkaho akavuze ngo nawe rero ni karibu uzazunsure nitwe tubura ariko rero abadamu n'abahanga mu gupanga gahunda nk'izo ngizo reka masheri wabiguharira ukazareba ukuntu muri za gahunda zacu nta kibazo papa tukazabasura oya biranakwiriye rwose nk'umuntu umuntu wo mu rugo umuntu wo muri karitsiye ubwo wakabaye mu rugo arahagize iwawe umbabarire rwose nzabikosora turabikosora mu rugo arahagize iwawe umwanya uhagije kugira ngo musubire no muri ibyo biganiro by'iwanyu mu cyaro numvise mutangiye kubivugaho turi mu nzira oya no gupanga mukareba uburyo mutugeraho nubwo biba bitoroshye muri uyu mujyi wa Kigali ntabwo biba byoroshye ariko ni ngombwa kudusura Papa Teri rero tuzagerageza turebe ukuntu twasurana tubasure hanyuma namwe muzadusure na madamu n'abana si byose aya birakwiriye rwose kuko ni ngombwa pe wakabaye mu rugo wanjye urahagize iwawe nk'umuntu duturuka muri karitsiye biraza gukosoka humura rwose biraza gukosoka si byo ariko John karame hari ikintu mbonye ko nta bana wazanye wajya wibuka kuzana abana muri Sunday school kuko iri torero ni ryiza rigira ukuntu rifite abarimu bafasha abana neza jya ugerageza uzana abana muri Sunday school Papa Teri urakoze reka tugende ndabona amasaha nakuze buriya tuzagerageza yego harya nibabwiye ko witwa Fanny mwirirwe rero mugire icyumweru cyiza nakoze Papa Teri namwe mugire icyumweru cyiza ese chérie uriya muntu buriya se wari kuvugisha uziko uriya papa ndabona muzi reka ngende musuhuze sawa rero reka ngiye ubwo mbe ngutegereje mu modoka sawa ndaje ndatebuka akuyu nawe usi arasuza abantu kugeza ryari narya ngo ni umuco ubu nyuma y'amagambo Papa Teri atubwiye aracyafite umwanya wo guhagarara n'abantu akeneye kumva ibindi bimukomeretsa ngaho ndebera abagore abana abasaza abantu bose ntakunda ariko mana yanjye ibi bintu koko bigarutse biti Papa Teri Satani umukoreyemo kugira ngo atubwire amagambo aturutse uyu munsi twawutangiye neza twawusengeye tuvuye mu nzu y'Imana mana kuki wemeye yuko duhura n'ijambo rikomeretsa kano kanya mana nyagasani mbega abantu ariko disi abantu baba bafite urukundo najya gusuza uyu nguyu nakabakura ishati ariko urukundo rwo kwikurana rw'abana b'Imana asonga madamu ni ati mfite ubwoba ko madamu nguyu yarambiwe mana nyagasani we ikindi kintu kineye ubwoba we mbega amagambo ya Papa Teri we nanjye ubwanjye yankomerekeje kandi ubundi ni njye ujya gerageza kwihangana nkakomera hose none umugore wanjye disi mana we uniyasubye hahandi muri wa mwijima yaramaze iminsi atarimo twibereye mu rukundo twibereye mu byishimo Imana ifashe reka nihute ese chérie ubarukira mu kanya koko nawe uzi mbona naramutsaga uyu undi nakaza nawe ntugakabye uzi ko dushobora kuba tumaze hafi isaha igihe gushira duhagaze ahangaha sore basi babarira sibyo nawe rwose oya mbabarira nukuri ntunaka niwasuza abantu bake tukagenda nukuri mbabarira ngaho noneho reba ukuntu wakomeje kujya gusuzanya ntibyari bihagije ibyo Papa Teri yarakubwiye iyo uza tugataha ariko Papa Teri ibyo ubundi suriya ngo ni Papa Teri we nuwaye mpfa kuvuga ibintu atazi cyakora abantu bo muri ubu buzima bye Papa Teri kera yari umwana mwiza ariko sinzi nanjye ukuntu nyine ari ukuntu Satani agira gutya chérie erega uko Imana ikorera mu bantu na Satani akorera mu bantu bya Satani yagiye aramwuzura nyine aramubwira ngo dore bari abantu bibereye mu rukundo ongera ubasongemo ubusaka kanya tuvuye imbere y'Imana tutaratera n'intambwe ebyiri Satani atuje mate nibyo yanga n'ubundi buryo umuntu yatujije wa munezero wacu reka ngiye mubwiza ukuri uzi ko biriya bintu bivuze nkumva iyo yaba byashobokaga ngo mpite ndigitambure sore chérie akoze mu gisebe abana muri Sunday school abana akoze mu gisebe ariko ihangane sibyo yaba nari mufite no mu nda ahubwo dore ubwoba mfite ariko reka tubanze twatse imodoka tuve hano hantu sibyo